muri uyu muhango wo guherekeza intwari yacu idukuwemo, reka mbasuhuze Yesu ashimwe. Maranatha. Mwami Yesu naze. Mwami Yesu naze. Maranatha. Ubwoba nibushire. Yesu yavuye mu gituro. Ubwoba nibushire. Yego rwose. Tunejejwe cyane n'uyu mwanya mwiza wo guherekeza intwari yacu kuri uyu musozi mu kwizera. Sebuhindura Manasi, imibereho ye bayibabwiye, ariko cyane nge ndatsimbarara kuri ya myaka 73 yamaze ari mu itorero. Ni nkaho nabajije umwizera wese uraha nkavuga ngo umaze mu imyaka ingahe, hagerekaho ikindi kibazo ngo mbese uracyabihagazemo. Kuko bamaze kubivuga, ubutumwa buva ku misiyoni bugera kuri uyu musozi bwazanwe n'uyu musaza duherekeje. Nk'uko bamaze kubivuga, itorero rya Nyaruhanga rifite abizera 520 niryo ryabyaye inteko yacu ya Mucaca. Inteko yacu nayo imaze kugira abizera 523, aho tumaze kuba abizera 1043 bakomotse kuri muzehe. Imana imuhe umugisha. Ikintu cyiza cyane, Imana imuhe umugisha kandi izamuhe kugira ngo tuzabonane, kugira ngo azanezerwe ku munsi w'ibirori by'ubwo Yesu azaba agarutse. Rero ntabwo ndaza gutinda cyane. Nakunze kumva abantu babwira bafite ingofero ngo bazururutse. Niba ari ukuzururutsa, niba ari ukuzikuramo, none waba yayisigaranye yikuremo. Niba ari ukuzururutsa, niba ari ukuzikuramo, ariko byahinduka kuzikuramo. Kuko kururutsa ni Ikinyarwanda kindi kirekire, ariko ntacyo bitwaye. Rero nk'uko nari ndimo mbivuga, ntabwo turaza gutinda. Abantu benshi numvise bavuze imyaka aramye, numva agatsiko kamwe aho kari karagambye. Utamenye ibintu uvuze, ariko agatsiko k'abantu benshi hari ukuntu bavuga. Ndetse hari n'abarimo bavuga bafite imyaka iri munsi ya 30 ngo buriya myaka ngo umuntu ngo yayigezaho. Rero muzehe Imana yamuhaye umugisha, aba mu itorero. Naje kureba imyaka amaze mu itorero, nsanga iyo maze mu itorero ari 1/3. Urumva urugendo atari rurerure cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo cya kibazo nahereyeho mbaza mwizera wese muri babizera 1000 tubonye bakomoka kuri muzehe aze kwibaza kiriya kibazo ngo mbese ngewe maze imyaka ingahe mu itorero, mbese hari ndacyabirimo, mbese cyangwa Yesu naza azasanga nkibihagazemo kuko muzehe intwari iri imbere yacu dutaramiye byagenze. Rero ndaza kugira ngo tuse nabihuta. Iriya myaka Bibiliya yavuze imyaka 70, umuvandimwe arabisomye. Igeze aho yongeraho 10, iravuga iti ndetse niba myinshi izaba 70, ariko iravuga iti muri 80 byiratwa byayo ni iki? Ni imiruho. Umuntu azaba ari umuruho muri iyo myaka. None muzehe iyi myaka 70 yarayiramye, iyo 80 yarayimaze, imwongezaho n'indi myaka 19. Rwose Imana ihabwa icyubahiro. Rero ntabwo turatinda cyane ku bijyanye n'urupfu ku basomyi ba Bibiliya bari hano. Ku bijyanye n'urupfu tumaze kwemeranya neza yuko ku bantu basoma, urupfu rutakomotse nk'uko siyansi byigisha. Yavugaga ngo inkuba n'urupfu, ngo inkuba n'urupfu n'Imana ngo byari byarabyawe n'umuntu, ngo nuko ngo Imana n'inkuba bihabwa 8 mu ijuru, ngo naho urupfu rwo ruhabwa 8 ku isi. Siyansi niyo yabyigishaga, ariko ntariko biri. Ariko biya yaje kubihindura, ibigaragaza uhere mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 2, aho umuntu aho Imana yaremye umuntu imukunze, imukuye mu mukungugu, noneho igihe kikagera ikamushyira mu murima wa Edeni. Ubwo waba ugeze nko ku murongo wa 8, igihe kiragera ku murongo wa 12, ugakomeza ukagera ku gice cya 3 umurongo wa 4, aho Imana yamubujije kujya kuri bya biti 3 byari byaremwe. Noneho mubuza cya giti kimwe, imwemerera ibindi biti byose, ariko yaje kubirengaho mu gice cya 4 kitangira umurongo wa 8. Inzoka niyo yaje kosha Eva ajya kuri cya giti, aho n'umugabo we. Ibi birivuguruza siyanse icyo ko urupfu rwakomotse kuko umuntu yariye icyo Imana yabuzanije. Ntabwo rero biraribyo turatindaho ibyo by'urupfu. Bibiliya tumaze gusoma tukabyemeranyaho, ahubwo tugiye gutinda kuri iri jambo ry'iyi ntwari iryamye hano imbere yacu. Ijambo rivuga ngo
urupfu rw'abakunzi be ni urw'agaciro mu maso y'Imana. Niyo magambo tugiye gutindaho gatoya. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'agaciro mu maso y'Imana. Uragenda ugasoma muri Zaburi y'116 ku murongo waho wa 15. Sinzi niba hari ufite Bibiliya hafi ngo hasome kugira ngo imbaga iteraniye itagira byibura ngo tugukoresha amagambo tuvuze gusa. Zaburi y'116 umubare waho wa 15. Umuntu rwose wahageza asome kugira ngo tuze kubihuza n'insanganyamatsiko. Haravuga ngo Yego, haravuga ngo 116 umubare wa 15. Zaburi y'116 Yego umurongo wa rwose. 15. Yego. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Yego, urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'iki? Mu maso y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo nubwo twebwe tugaragara nk'abababaye kuko nubwo bamwe batangajwe n'imyaka, ariko mubonye umwana w'umukobwa ugiye kuvuga biramunanira kuko atandukanye n'uwo yakuragaho inyunganizi. Rero umuntu aba ari umuntu uko yangana kose, nta muntu wakabaye avuga ngo arashaje ngo napfe. Ku bwacu yakagumyeho, ariko ku Mana yashimye ko bigenda gutya. Iryo somo tugiye gusoma, tugiye gukurikizaho isomo riri muri Yobu igice cya 7 umurongo wa 7 n'uwa 8, ariko ndaza kugaruka ku murongo wa mbere kugira ngo umuntu uri hano abashe kugira icyo acura. Iyo ni Yobu 7 umurongo wa 8. Ahangaha benshi bakunda kugoreka Bibiliya, aho bavuga ngo ubwo umuntu ngo agiye hariya ngo ashobora kuba agize ahandi hantu ajya, ariko Bibiliya igiye kutubwira ko nta handi hantu niba yahageze. Zaburi Yobu wahageze igice cya 7 umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo iminsi yanjye irihuta kuko uruta ikiboneka. Umurongo wa 7 n'uwa 8 ari usoma. Nyamuneka ibuka ubugingo bwanjye. Yego. Ko ari umuyaga gusa. Yego. Ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi. Ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona. Amaso yawe azaba ndiho, ariko sinzaba nkiriho. Subiramo. Nyamuneka Yego. ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa. Yego. Ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi. Ijisho ryanjye rizongera kubona ibyiza ukundi. Ntabwo uru rugendo dukomereza hano nta kintu umuntu yongera kumenya. Ibyo byose Bibiliya ntihamya ko iyo umuntu anyuze aha nta kindi yongera kumenya. Yego. Ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona. Aya maso yanyu yose ntazongera kugenza ate? Kumubona. Niko Bibiliya ivuga. Amaso yawe azaba ndiho, ariko amaso yawe azaba agenza ate? ariko Ayo maso nayande, ariko amaso yawe azagenza ate? Amaso yanyu yose ntazongera kumubona, ariko amaso y'Uwiteka azaba agenza ate? Hariya ahangaha hasi amaso y'Uwiteka azaba agenza ate? Amuriho. Komeza uwo 8. ariko sinzaba nkiriho. Ndashima Imana cyane. Burya Imana ibana natwe, ikabana natwe turi bazima. Twajyana hano ikaba ikomeje kubana natwe kugeza ku munsi w'umuzuko. Hari amagambo ndibuze gusoma mu gitabo kiri hano atwereka neza uburyo marayika abana n'umuntu kuva avutse kugeza apfuye. Ndaza kuyavuga reka ntayamara mu buryohe, ndaza kuyavuga. Iyo tugiye hano mu Bafilipi igice cyaho cya mbere umurongo wa 21 kugeza 26, reka wenda ndebe ko ndifite hafi mbisome. Hano mutega amatwi. Hano haravuga Abafilipi igice cyaho cya mbere umurongo wa 21. Haravuga ngo ahangaha Pawulo yari yarahanze amatorero atandukanye nk'uko abasomyi babiri tubizi, ariko igihe cyaje kugera ubwo nawe yarageze mu zabukuru atangira kwandikira inzandiko mu matorero, yandikira n'Abafilipi bwa bundi yaramaze gutanga ubuhamya akavuga ati narwanye intambara nziza, igisigaye mbicyuki ikamba ry'ubugingo. Igihe yagera ngo abwire rero Abafilipi, yongera ababwire nuko ku murongo wa 20 aravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbere inyungu. Pawulo yaravuga ati gupfa kumbere iki? Inyungu. Nuko arakomeza aravuga ngo ariko rero niba kubaho mu mubiri aricyo
kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. 23 peze murunga bangabo, kuko nifuza kugenda kugira ngo mbane na Kristo. Pawulo yifuza kugenda, yifuza gupfa kugira ngo abane nande na Kristo. Ariko reka nsome ijambo rikomeye hano, ariko bico gihe ba Pawulo ngo nifuza gukomeza kubana nande, n'ubu natwe namwe mwese mwifuza ko muzahagumaho, ariko yifuza kugenza gute? Kugenda. Ibyo bintu wabihuza? Nuko hepfo abandi karavuga ngo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko aribyo wirushaho kumbera byiza cyane. Nyamara birushaho kumbera byiza cyane, nyamara ku bwanyu kuguma mu mubiri nibyo mwe mwari mushaka. Abantu mwese mwari mushaka ko muzahaguma mu mubiri, ariko kuri we no ku Mana ibyiza nuko agenza ate? Agenda kugira ngo atabaruke agihagaze mu kuri ijambo ry'Imana. Iri somo ndaza kuri reka ndive wa murongo navuze igice cya 7 umurongo wa mbere havugaga ngo kuko umuntu wese uri mu isi afashe igihe mu ntambara. Ubu mwe bari hano mwese mufashe igihe mu ntambara, ariko muzehe we yashoje iki? Urugamba, asigaye kuzahembwa ikamba ry'ubugingo. Umuntu wese uri hano afashe igihe mu ntambara, kandi nta nuzi igihe iri burangirire. Hari iyo ugiye muri Zaburi ya 13 umurongo wa 4 hatubwira ko urupfu ari ibitotsi. Ibyo ntabwo turarisoma kuko amasaha yakuruye. Waje mu Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 hakatubwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bagende gute? Bacizeye. Niyo mpamvu rero uko duteraniye hano tuzi ko tuzapfa, kandi Yobu igice cya 7 umurongo wa mbere kitubwiye ko dufashe ibihehe mu ntambara. Muri kumva rero twebwe nitwe tugifite urugendo rukomeye, tugifite intambara zo kurwana, kuko muzehe we ize yazishoje. Noneho hariya umuntu ufite Bibiliya hafi adusomere muri Yesaya 57 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Sinzi umuntu wakomeje ku ijambo rivuga ngo umugaragu w'Imana aruhukira mu mahoro. Iri somo nicyo rihamya, kuko iyo umugaragu w'Imana asinziriye aba agiye kuruhukira mu mahoro. Umubwiriza igice cya 50 mbabarira Yesaya 57 usome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aho aravuga ngo yego umukiranutsi arashira, yego ariko nta wabyitaho. Yego abanyabuntu barakurwaho, yego ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi abakijijwe ibyago bye. Amen. Yenda kuza. Nuko rwose garukiza aho ngaho. Ibyo byose turabona ko umukiranutsi we yasinziriye abakijijwe ibyago byenda kugenza gute? Yenda kuza. Rero muzehe rwose atabarutse nk'intwari, kandi Imana yabishimye kugira ngo atabaruke hatagira n'ibyaza njeje n'ejo bundi bikaba byamukura mu kwizera. Yesaya 55:8 gukiraho hafi wawe dusomera tunyaruke twerekeza ku musozo. 55 umurongo wa 8. Yego. Aho hari amagambo avuga ngo kandi urupfu azarumira bunguri, kandi urupfu azagenza ate? kugeza iteka ryose. Kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose. Yego. N'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Urakoze cyane. Uwiteka niwe ubivuze. Yego. Ntabwo urupfu ari ryo herezo ry'abantu b'Imana, kuko tubonye ko azaruhanagura, azaruvanaho burundu. Noneho Yesaya 56 umurongo wa 19 hatubwira ngo iki? 56 umurongo wa 19. Kubizera Bibiliya rero umusaza duherekeje igihe nikigera azaba muzima, kandi azaba nejejwe n'irambaga yose yabyaje ubutumwa kuri uyu musozi. Noneho isomo rimwe ryashyuwe gicana umurongo wa 8. Yesu niwe wahamije nawe kubwa aravuga ati ngewe ubwanjye mfite imfunguzo z'urupfu n'iki? N'ikuzimu. Yesu niwe wabihamije. Ibyo ntabwo turarisoma. Noneho nerekeza ku musozo mu byashyuwe igice cya 20 umurongo wa 12, kuko nababwiye ngo umuntu uri mu isi wese afashe ibihe mu ntambara. Noneho mu byashyuwe 20 umurongo wa 12 we hagahamya ko umuntu wese azashirwa imbere y'intebe y'iki? Kugira ngo acirwe urubanza, kuko haranditse ngo ni ku bitabo birabumburwa, umuntu wese acirwa imanza hakurikijwe ibyo yagenje ate? Ibyo yakoze. Rero umuntu uteraniye aha ngaha
twebwe urugendo rwacu rucari rurerure, uharanire kurwana kandi uharanire kurwanira gutsinda, kugira ngo ubwo tuzagera ku musozo tuzabona icyo muzabyina ibyishimo, tubazabyina intsinzi ku munsi w'ibyishimo. Kugira ngo tudatinda, hariya mu gitabo cy'uburezi umuntu ugifite hafi yakintiza, hari amagambo akomeye yanditsemo atubwira, aha ni ku rupapuro rwa 316 ko hari hano nimugoroba twanamusomye. Nguko namaze kubabwira, iyo umuntu wese, ijuru ni ikintu gikomeye, abantu bakirenze ijuru rwose. Ijuru rero, ijuru rirafata uko muri aha mwese, umuntu wese rikamuha marayika umurinda. Niko ngiye gusoma hano muri ino nyandiko gitabo cy'uburezi ku rupapuro rwa 316. Abantu benshi bakunda kubaza ngo mbese aya materaniro dukora yo ku isabato n'andi yose ngo nasozwe twajya mu ijuru tuzakora iki? Ariko iki gitabo gisobanura ko nitugera mu ijuru amashuri yacu tuzayakomereza muri iryo shuri ryo mu ijuru, tukigire mu bitarakunze kugaragara hano kuri iyi si. Hano aho banditse baravuga ngo umuntu wese uzaba acunguwe azasobanukirwa n'umurimo ukomeye abamarayika bakoze mu buzima bwe. Umumarayika wamurinze uwo yakiri muto cyane, umumarayika warinze intambwe ze kandi agakingira umutwe we ku munsi w'amakuba, umumarayika wabanye nawe mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, umumarayika washize ikimenyetso ku gituro yaruhukiyemo, kandi akaba ari we wabaye uwa mbere kumuramutsa mu gitondo cy'umuzuko. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndanezerwa cyane iyo nsomye aya magambo. Ubu marayika wabanye na muzehe, ubu mwese tugiye kurangiza hano, niturangiza tugende, nta n'umwe urasigara aha ngaha, iki gituro kirasigara cyonyine. Ariko nejejwe n'amagambo avuga ngo marayika wabanye nawe agiye gushyira hano ikimenyetso, kandi agiye kuguma kukirinda kugeza ku munsi w'umuzuko. Kandi mu gitondo uyu marayika niwe uzamuhobera bwa mbere, amuramutse mbere y'uko azamuka mu ijuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mbese marayika wawe mubanye mute? Nasomye mu gitabo cy'inama zigirwa itorero havuga ngo uyu marayika ahora ahendahembera umuntu kwihana, ariko ngo ku iherezo bw'umuntu azaba ngo atihanye, ngo marayika nibwo azazamuka atangira atore ku muntu yatumweho yamunaniye, uko abwiye umugabo nawe azarimbuka. Mbese marayika wawe mubana ukuburira buri munsi ngo wihane, mbese marayika umunini rute? Mbese uramwitaba? Bagira ngo dusoreze rero mu Byahishuwe igice cya 21. Nta nubwo ndahasoma kuko amasomo menshi twarayasomye. Byahishuwe igice cyaho cya 21, uhereye ku murongo wa mbere batubwira ngo nuko mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ariko siho nshaka gusoma, ahubwo twasoma umurongo wa 4 havuga ngo izahanagura amarira yose kuki? Ku maso. Iravuga ngo warupfuye kunesha kwawe kurihe? Ngo nta muborogo, nta gutaka, nta kuribwa bizaba muri iyo si, kuko ibyambere bizaba byagenje gute? Byasize. Ndasabira umuntu wese uri aha ngaha kugira ngo ubwo dufashe ibihe mu ntambara, kandi ubwo buri wese afite marayika Imana yamutumyeho, yihutire kumvira uwo marayika ugenda amwongorera buri gitondo buri mugoroba, kugira ngo ahari ku musozo w'ubuzima bwe atazatungurwa no kubona agiye umugabane we wazarimbuka, kugira ngo ubwo umunsi w'amateka nugera ngo Kristo agiye kuzaza agahamagana amazina y'abapfiriye mu gituro, iyi ndwara ihagaze imbere yacu igakanguka. Benshi bashimye kwizera nk'uko yizeye, tuzafatanya nawe gusangana Yesu Kristo tuzagaruka mu izina rya Yesu. Nanone reka ayo magambo cyasozeshe indirimbo ya 43. Reka nze noneho dusome iki cya mbere, kiravuga ngo gupfa twiringiye Yesu kubera ni ugusinzira, ntawe ukangurwa arira, ntawe umwanzi ashukirayo. Iki cya kabiri kiravuga ngo gusinzira muri Yesu ni uburuhukiro bwiza, ni amahirwe y'abizeye ko bazahabwa ubugingo. Izina ry'Imana yacu icyubahiro.
igice cya gatatu kiravuga ngo gusinzira muri Yesu no gukangurwamo nawe ni imbaraga y'umukiza, ntabwo izabuzwa n'ibyago. Igice cya kane kikavuga ngo gusinzira muri Yesu kuzurwa n'ijwi ry'impanda, maze ibituro bivemo, abera bose barame, izina ry'Imana cyubahiro. Bakoze abavandimwe batugejeho ijambo ry'Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Reka dusabe abadiyakoni noneho murutse umurambo wumva. Abadiyakoni tuyishima rihe kakandu wari ufite kazane n'umufundo umwe majyujya bamukegera hino tube turirimba hafi ya bose ijana na mirongo irindwi mu gihugu cy'ibyiza